narezwe na mukadata akajya mpamagara mu bintu byo kugira nuko nkagira ngo agiye kuma icyo kijumba, nabonaga rirenze. Namugera imbere yanyitaga rujonjori, rumende cyangwa se rujonjori. Rumende ni karamigira hino, nkamugera imbere nambaye igipira kitagiraga ikabutura, cyagiraga ahangaha habe nakenda k'imbere, ngize imyaka 20. Nukuri umureba uhagaze imbere yanyu, nabaye mu Kigali amezi 5 mwishyamba, nirwaga ngenda umpaye utwo kurya ibondo nkarigenderaho icyumweru, nkazongera nkatekereza ahandi tuziranye, nkajya kubisurishwa bitari muri gahunda, batusanze tumaze kurya ariko hari ikisigaye nibaguhe. Inzara yarandiye, umureba inzara ndayizi, inzara yarandiye ndasara. Inzara yarandiye ndasara, nigera hariya muri marato Nyamirambo aho abagore bacuruzaga amakara n'iki, ndabegera ndeba nya bati kugiye kwikubita hasi n'inzara, bati inzara, mbona ntibanyumvise. Njya ahandi ruguru, nuko noneho numvigeze mu bwonko, mba ndasaze ntangiye kubyina, niyemwe n'inzara ndapfuye, ni nukuri inzara, niyemwe mwababyeyi mwe mwanabara baturi mu biki. Inzara ngiye gutambuka, ngiye kora mbona ikintu kiri kubanuye kimpagarara imbere, ngiye kora mbona cyuzuye akayira, umusatsi numva uragiye, ubwenge numva buragiye, kiza kisanganira neza, kiranyitegereza, kinkubaho ubwoya bwacyo, kica hagati mu maguru, hari ku kwezi. Ngiye kubona mbona ni ingwe, ndayibwira ntimbabarira unyice. Bavuga kugira amahane, bavuga ko gucogo, nimbabarira unyice. Nkajya afata ijosi ryayo nkanyeganyeza gutya, numva nihebye, nabuze urwankuraho, ni woya n'indokotse umuhoro. Nariko wowe reka data, ingwe iripfunapfuna, irazenguruka ikanyisirita kwa kundi hukwitsirita ku bantu, irazamuka birya bavuga ngo ingwe ibano ikongera, narabibonye n'ukuri. Ingwe ikagira gutya ikankubita amatara, ukabonesha guja agahanga kayo, umutwe wayo ikagira cyane. Woya nimbabarira unye, ni nacyo maze, ni n'ubundi camo kabiri. Turaho ngaho turi babiri, nge nacyo neza nk'iminota 10 hafi 10 n'ingahe, ikubanuka imbere yanjye, rengera mu ishyamba nyireba. Icyo gikabutura cyari cyaracitse, nuko nakwicara nabi ndangaye. Afurika y'Epfo na ruguru ikagaragara neza, mutiyakwe twa dasira umva kirimo umuziki. Iyo kabutura bayitaga kirimo umuziki, umva kirimo umuziki. Nubona nta diakoni ujye wicara inyuma hariya, nawe uzi ko wicaye nabi, uzi ko wambaye ikabutura rwacitse, warangaye urasamye, korali zose zirimo zirashingana inzara inyuma hariya. Nzatabarwa, Imana izanyibuka, Imana izandengera, Imana iranzi. Modoka ya mbere ari ku giporosi yanyu muri Nyabugogo, ndangije mba muri icyo gipangu neza neza. Imana arandabagiza neza, mbwira sheri nurabona inzara yaranyishe, bati biragaragara. N'Imana we ntihari ibiryo, ndamubwira ntiwimbwira ngo hari ibiryo, ndashaka kubona ndya. Bati birahari. Nukuvuga ngo saa 12 naryaga, saa 1 nkarya, saa 2 nkarya, saa 3 nkarya, saa 4 nkarya, saa 5 nkarya. Cyakoze Imana ishimwe, murayibona narahaza ubu ngubu. Abazimu barapfuye, Imana nishimwe. Akajya Kimironko inkoko, nzanira agafi uyu munsi na inkoko nayihaze, ndateta umuteto wa kera nkaho ndi twari tugikiza uragaruka neza, ndagenda miranya. Arangije ati ngiye kureza miliyoni 3 muzagura igishanga wahingishwa, teresha ubwatsi, ubaka ikiraro, nzabagurira inka mujye munywa amata. Ikiraro ndacyubaka, ubwatsi ndabuhinga, yohereza inka zivuye mu Budage. Inki kamwe makeya ni 15, indi 20 ziri kuzamuka. Amata maze ndayanywa we mu gitondo ishyushyu, saa 5 kivuguto, ni mugoroba amacunda. Ejo mubanji nigeze nywa amata ndapfa, basukaho amazi. Madamu bati yabaye iki? Bati yanyweye amata menshi. Basuka amazi, bati yajya nywa make ko araye. Mbona ndagarutse, nari nzi ko nazahaga. Nangira kubigendera, ni buryo Imana ivuga igasohoza. Etienne ninjye wishyuza abapangayi. Wareba ndi mukubwira abapangayi, harimo abadogiteri bo muri Karayesi n'aba prof bo kwa Karisa, ni igipangu cyejyanye na Prede, nuko habamo abantu bakora hafi aho ngaho. Rero ugasanga ni ko mutishyura ukwezi kwarangiye se hari tafari nashyizeho. Imana umuryango umwe namwishyuzira 5, undi urya 5. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima, hari impamvu nyinshi zane gushima. Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima,
murakoze kuduha ikaze. Amazina nitwa Hategekimana Musafiri Etienne, abandi umugabo wubatse ufite umudamu n'abana batatu, nkabanuye mu karere ka Rwamagana umurenge n'uwa Nyakariro. Yego, ntago najya kubuhamya bw'akavukiraho nanyuze iwacu banagize kubivugaho. Icyo ni gikacyuhamya bwa mbere. Cya kabiri maze gukizwa ingorane nahuriye nazo muri uyu murimo mbivamo. Nageze ahantu muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ndavuga nti uku nukubeshya, mbivamo neza 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 neza. Nisurira mu Egiputa njya kwiririmbira indirimbo nahoze ndirimba, zampaga amafaranga kandi nkabona afashwe neza. Hanyuma rero nkagira naho kuba, nkigurira n'ipantaro, ariko maze guhamagarwa byose birashira neza neza neza. Kagambagirwa Izandere yari akiriho, arangije asanga kukivugiza ku mwarimu nakoreraga witwaga Domina, wari muri paruwasi ya Nyakabanda, mukorera kuri publifone. Arandeba aranyitegereza ati nuko bajya basara, wagiye muri babasazi urarindagira, ese uburyajwi uracyarigira. Numva arampuguye, impuguro ze ndazikurikiza, mpita mbivamo. Kuko inzara yari inyishe, nari nkubititse, izagutabara izakugirira neza. Nimva Kagambagiye wintindira ahubwo tugende. Amereza gitari tujye Butare, hari habaye igitaramo cy'abahanzi b'indirimbo za karahanyuze neza, mbivamo dagakiza ndakiyambura ashyira ku ruhande. Ndagenda mvuga najyaga ndirimba nkanogereza amatwi y'abantu bakanyihera amafaranga. None nagiye mu bya Kristo mbona wapi. Tugeze ubwo rero tujye kujyayo, nari nturanye n'umurundi wankundaga kubi, umunyarwanda umurundi kazi wankundaga kubi, twaduturanye ho kivugiza. Arambwira ati rero ubundi wararindagiye kuko yari n'umwisilamu, kubera kuntu nge nkukunda, nari narabuze n'ukuru nanjye mbikubwira, nakubwira nkabona ntubyumva, wagiye mu byo barokore cyane. Ariko ibyo Kagambajya kubwiye ni byo n'amakanyaga buduri bose, kuko barankundaga cyane, kandi iyo twabaga turi hamwe twashyiraga hamwe bikagenda neza. Wa mwisilamu kaza arambwira ati ahubwo mukigi Butare, reka nguha agati kazatuma urushaho kuririmba neza. Mu by'ukuri nkiri iyo ngiyo nta muti ntaki, nararirimbaga bikagenda kuko yari impano. Ariko Satani wa mugome ati reka nguha agati, none ugera i Butare, mbere yo guhagarara imbere y'abanyeshuri uzabanze ampereza agasaro, amereza n'akandi nzanyanyigiza hejuru aho ngaho, kugira ngo nzagire igikundiro cyane, ngo nindirimba Kagambajya avemo, makanyaga avemo, mbese se nkaho mbarusha. Nuko tugezeho badushyira ku rutonde uko twagombaga gukurikirana, bagenda banyuzaho indirimbo zacu makanyaga. Mbese wiriwe gikundiro, aho nyuze hose bakambaza uriya mwana yavuye he, bati abanyeshuri murabazi rero. Kagambajya nawe akazaho, turakwambaza Mariya mubyeyi, bataho. Tugenda tujya ku rutonde rero, mba ndabanje, bati ya ndirimbo nziza umugabo wa mugore. Nuko njyaho Kagasaro ndabanje, ndagira ndagacugusa nk'ayo majwi agenda kugeraho, nkashyize mu kanwa ngo ndaririmba neza kurusha hambere. Kakandi kagafu nagashyize aho ngaho, ubwo nkahagazeho. Nabonye umugabo wa mugore wanyuza ikora. Abanyeshuri bose bati ibyo ni biki, ntabwo turashaka hano igikuta. Naho Yesu yamperekeje arabyicara. Yesu abarabyishe. Nararirimbaga mbere abantu bakavuza induru n'amashyi, amafaranga akaza bayaseseka mwahangaha n'iki byose. Ariko kubwo nari nataye Imana, nasubiye mu Egiputa, nk'uko ushobora kuvuga utishuriye nanjye ushobora kuba nagira. Yanebukanya busanye gusa, bavugiriza induru icyarimwe, mba ndahavuye. Bati ririmba indi bwo iyo bayanze. Umwari utaha ijoro riguye, ibyo wihaye nibi, ngo hano abakobwa bahari nitwiyandarika.
ndaseba bati hindura ririmba muhozo wandutiye benshi urya munsi utagira amata ayo majwi naya hehe bobobo batongera uhindure nari nagukunze mu by'ukuri ku buryo nawe ubwawe wabibonaga iteka ryose numvaga nkwishimiye nari nzi yuko ntacyadutana bati uwo muntu bati ijwi rya kigore baryanze shyira mu ry'ikigabo mbe wowe ko wiruka cyane ugoragana hehe mureye nyanje itagira inkombe yo batana abasaza bahari turashaka indirimbo zihuse bankura ku iseta mba ndasebye baticara ku ruhande wagiye mu barokoro urasara natahanye bitatu bya tiki ndagaruka kuko ari umunyamaboko kuko agira neza ahora yateza abarushye n'abaremereye nimuze ndabatabara aranyakira arongera nkurikiza isezerano arambwira ngo nza naguhamagaye bitari impanuka nguhamagara bitanunguye narabitekerejeho uri mu batoranijwe wari usubiye hariya kugira gute nza kugirirane sema haleluya narezwe na mukadata akajya mpamagara mu bintu byo kugira nuko nkagira ngo agiye kuma icyo kijumba nabonaga rirenze namugera imbere yanyitaga rujonjori rumende cyangwa se rujonjori rumende nikaramigira hino nkamugera imbere nambaye igipira kitagiraga ikabutura cyagiraga ahangaha habe nakenda k'imbere ngize imyaka 20 havemo guhimba n'izo ndirimbo z'uburushyi za mwene wacu wanyigishije twagatwagira Yesu hanyuma ari ngiye kwara mbona namugera imbere doruko gisa doruko kirora ikinyendaro nicyo saraha sangi inkoni iteka kino ni kizongwe erega umugisha uravukanwa akabwira abana be babaga bari aho hafi naba namwe mwigiriye imana usanga inzira yaraharuwe s'amashuri sinamasengesho ahubwo n'umugisha gusa nkumva umujinya uranyishe nkumva nafata irebe nkayimwasa nkamutera umugongo nkagenda nagera haya rujonjori nikarame hano vuba nkamugera imbere doruko rusana doruko rurora urunyendaro akasiga ibijumba agashyira ku munwa ngo yereke data ko nariye akankubita inkonji nuko ataririmba iyo ndirimbo agahindura iyindi naba muri imbere nitambukiye nkumva arateye jonjora afite amaguru nk'ay'urumende ruyange zasanga rujonje narapfuye yaranyishe yaranjengereje abandi babyeyi nkamwe twari duturanye batumwana uko asimo narapfuye ariko apfuye abantu bahari bagahaguruka bakinginga bakegera data bati ko umwana apfuye ko abandi bwakeye yamwishe we bwa reka da yari umugore akabasanza neza mukadata kandagize inka nabanyuye batajya gutashya naba nicaye mvuye gutashya batajya kuvoma dore uko sinicaraga sinahagararaga arampabya ndagenda ndeba gutya isuri irabura neza wasangaga nigunza ndi hirya agafata ikijumba akagisiga ku munwa ikindi gice akambwira batugifata ndakubwira ugikiririra nuko hirwa ndwana n'isazi gutya ndi muri shi yo yaba yumvise imirindi ya papa ageze ku irembo namukaza ngahorye noneho papa yasanga ibijumba biri aha hose ifufu yagiye asiga batese uyu mwana ifufu ku mazuru no ku kananwa nibyo njya mvuga Derina umwana yakira bwacya ati umwana arya ibijumba kuva mu gitondo agahita ntanga kwisobanura maboko ya mukadata nyavamo hose impatinde yari mubi we
yari mubi akase kuzisomba akagira gute ibintu byose akanerera izo ndirimbo ibiki byose ukumva naba nigendeye. Ariko Rujonjo urahagaze cyangwa uricaye? Arabona ndimo ndagenda. Rumende ni uricaye cyangwa urahagaze? Ndahagaze. Nanyize ngo uricaye. Ibintu by'ibikuta ntazi aho ndahatarutse. Narezwe na mukadata kubera iki? Kubera ko nta mama nabonye, ko nakuze namuzi, ariko naje kumubona nyuma. Atuye hano hakurya mu Gasata. Nuko nza kubona mama ndishima, nawe nuko arambaza amakuru, mubwira ibyanjye byose. Arambwira ati mukaso, ati Yesu nashimwe, ni umugaturika rero. Bati Yesu nashimwe ko uvuye mu maboko y'uriya mugore. Ati ndamuzi, yarankoresheje, nazaga kukureba uri umwana akankubita intebe mu gahanga. Nagiye mbicamo kabiri kuko ubundi bwo mama yambyaye muri urwo rugo ari umuyaya wo kwa papa, kuko iwacu twari dushyize cyane dutuye hano ku Muhima. Mfite amafaranga, tumeze neza. Data bamwitaga Ndagijimana Simoni, twagenderaga mu modoka. Data yari yaranditseho ngo abadapfuye barakira, abadahambana nukoreho udapfa. Ariko kandi reka asubire inyuma ho gatoya, ni nk'ibyo byose. Ubwo mukadata yasigaga ibijumba angira atyo, twarakennye, twaravuye mu mujyi wa Kigali twaragiye mu cyaro, ntabwo ari uko byabanje. Hanyuma rero mvukiye nk'amezi 9 nk'abana baterura, mukadata yashyize ubwenge ku gihe abaramwirukanye. Nakuriye mu biganza bye rero nta kibazo rwose pe. Aranetesha njya mu bandi bana bimera neza nta kibazo. Abana b'abakire mbere y'intambara ku bari batuye Kigali, murabizi bigaga ahantu bitaga ka Kigali, niho twatangiriye gardienne na primaire. Hanyuma rero ubwumenye ubwenge mbone wacu tumeze gutyo nta kibazo, dutuye hano ku Muhima. None yataje akabo gahiri mu kuboko kw'ibumoso munsi w'umuhanda, n'ubu iyo nzu iracyahari, nta kantu na kamwe nabona bari bayihinduraho, sinzahigeze mbiheruka icyo gihe. Hanyuma rero ubwo nkurira muri ubwo buzima bwiza, niyo miruho yose yaje nyuma. Hadusanga iwacu n'abantu bari bakomeye cyane, twari dufite imodoka 6, abantu bari batuye mu mujyi wa Kigali. Hari bare yabaga munsi y'isoko rya Nyarugenge bitaga Runa. Kadata akora mu mangazini ari muri quartier commercial, wamubaza ikintu ukajya ngo ntazi kuvuga. Madame umuceri nangaye unyize nk'ihe warubize nk'ihe. Bati twatukubaje umufuka w'isukari. Mubaze umuya asuzugura, yaragusuzugura gukishima ahantu hatakuriye. Suzugura cyane sesemi, wamusuziti mwaramusederi imbere yo kugusuza akabanza akike, imbere yo kukwikiza akabanza agaciro. Mwaramusederi mwaramutse. Ntiyamenyaga umukire, ntiyamenyaga umukene, yarasuzuguraga. Yagendaga gake ukagira ngo arwaye imitsi kubera amafaranga, agendaga gake. Noneho rero ari n'igihe Imana iguha ntigire ikikwima, ari na mwiza ateye neza akakwiyongeraho amafaranga. Bamuzanira igitenge batugikuye he, umwenda ati mukuye muri rakomete. Oya ntabwo nakwambara umwenda wo kwa Nyiragasazi, akawujugunya hariya. Yari umuntu. Tukava iyo ngiyo tukajya iwacu za Gitarama, ni wa papa nyine aho bitazabuhanda. Twajya kugera iwacu nko kuvanga kugira hariya ku ikorosi, mukadata akabwira papa, vuziho n'abaturage mve ko waje. Papa gatangira wahingaga akaba arahagaze, wari uvuye kuvoma akakanura rya ari fi mutamya aho izagarukira. Nuko kwa sogokuru hari ku gasantere rero. Ubwo papa akava amasuza famiye nta kibazo, ntiyirataga. Mukadata yaradutoje kwirata natwe abana twirata dusuzugura cyane. Rero sinakubwira. Nuko nyogokuru akamusanga mukadata mwimbere, akamuhereza kuboko arya, ntiyavagamo ngo asuhuze sebukwe na nyirabukwe. Abareba bari aho ngaho, abo mu cyaro batishanurira gwire. Si umukazana we yewe mwuka byara mu mujyi hano yarabaciraga. Reba mu cyaro rero, ndiba mu cyaro. Nuko natwe tureba gutya, abana tureba nk'ibipupe. Abana b'abakire rero burya bameze nk'ibirya utamenya. Imyaka 20 n'ingahe, bambaye ubuntu bugera ngaha, umuyaga waza ukazamura. Uwitwa Mukayizera fura ya papa yari wa mukobwa ugeze mu wa 8 wa primaire, umwe wa kera, yarahagara ukabona ararize neza. Umukozi akaza yirukanka, ubaye iki? Cyazamukirimo kirandeba cyane. Icirira hanga ageze mu wa 8 primaire. Dufite umukozi ushinzwe kureba ko twifubitse,
yasanga muka data nta wifubitse bati niko muko uriya mwana ko atifubitse kwa kundi abana bakire barushya bakabawukuyemo. Noneho rero muka data bategera hino kuki umwana atifubitse akamukurura, umukozi atari kuri murambabaza kuki uriya mwana atifubitse agakurura akageza hariya, agasohoka yereka abagenzi bati mu ndebere kuracyariho cyakwavuyeho, bati kuriho nimushakira igikapu cyanjye, akabaciyeho akabaraje ageze ku ushinzwe guteka bati niko muko isosi iri kuri kwiziniyeri, batigira hino iyi sosi ni imbwa watekeraga ni ipusi, reba kuntu wayoroheje. Umukozi atari ko rero nizo nyanya mwasigiye ibikoresho nibyo nakoreshe, oya reba ni imbwa watekeraga reba kuntu wayirekuye irimo gutogota, akabara yishibuye mu maso wa mukobwa akabarahiye. Nuko yarakoze ntiwamurebaga mu maso umunota bimwe bagava ngo nta mugore wasuzugura, muka data yakuzamuragamo ijisho ukagira ngo wisobyeho. Mu butunzi bwa data nta famiye papa yabagamo, sinzi witwa ariko data wacu wagize ati reka ngiye kureba mukuru wanjye Simoni ndapfuye, araza ageze hariya kumwiba muka data tumva mumbye rimwe kabiri wambutse kiraro cya Nyabaro tayiruka. Nuko yarakoze nuko yarateye, uwitwa gashangazi yamupfuyeho agasoni nk'umwaka mu iduka, yicara mucira zana kiriya, yavuga rimwe niyumve neza ati he, aza kurambirwa muramukaza warigendera sezera papa, ati muramukaza wanjye aranjengereje mu mangazira ati umva ndagiye akasakazi. Akoze ubukwe ntiyabutaha ngo nubwo abakene, ashakira ahantu bita mu Gisaka. Shangazi rero yakundanaga na musaza we nyine, igihe kigeze arabyara biba ngombwa yuko ajya kumuhemba. Nuko noneho rero papa ashaka abantu bamuherekeza, akoze kuri muka data ariko se mada ubukwe bwa muramukaza we wabutashye, yarabyangiye kumuhemba. Harya bizitwa iki umuntu mwakoranye, harya yashatse hehe, bati jya mu modoka urahabona ni Kibungo. Turagiye hari ku gasantere ukuntu tuhageze rero imodoka ya papa niyo yari imbere, nuko bavamo bashangaza arazi ko musaza aza kumusura, aza dusanganira, bumva yari amuzi bari barakoranye. Eliya uraho, shangazi yitwa Geriyana, undi ati yego, ejo hasatse mu giturage gisa gitya, undi ati ariko ntabwo ari nk'Ikigali ni mu Gisaka. Umugabo wawe se n'uwuhe ko ntatashye ubukwe, bati n'uyu wagushuhuje, ese washatse umutwa. Hagira baza kurambagiza muka data akaba arabyishe ngo bafite amatwi nk'ayagacurama, yarabwiye umukobwa witwa Natara ngo azashakwa n'abazungu, akagenda byica. Igihe kimwe imodoka yigera gusaya, abana tuvamo, habonetse abantu bo kwisunika, ihagaze hejuru umukingo, papa aramwinginga baturabona hasiga akantu gato yavamo, oya Simo sishobora gukandagiza urukweto rwanjye mu byondo, shaka abantu babanze banterure. Bayisunikamo yicaye ameze atya, abari bahageze batisa amafaranga sinashaka batubwiye tumushyire ku bitugu. Bayisunika bameze gutyo, Imana igira imbabazi ntiyaroha munsi mugunguzi. Ariko igihe kigeze Imana iramukorwa, buryo ry'imokorwa. Bajyaga bavuga yuko ndagije Imana Simoni ari uwa kane mu gihugu cy'u Rwanda. Tungo ntavuze twari dufite hari Nyamirambo, Igikondo kuri Nyenyeri, iyo bare Runa, izo modoka amangazini imiryango ibiri hari muri quartier commerciale, sinzi nahandi ngo Ibutare, depo yari afite, bamupropoza ko ari muri abo ngabo batanu ba mbere. Maze Imana igira gutya ati sogokuru ngo ari mu bandi basaza ngo agira atya batubaye ikimuze, bati bati umwana wanjye nibyariye hasuzugure n'umukazana bose nta umesha agaciro, kuza kundeba nukunyereka ko bakize, bati byakire nyine nta kundi byaye, bati wojya byakira kubera iki, bati se wakora iki, ahantu Simoni ageze ko atakena, ati ndashaka kubabona mu cyaro, bati se ufite nyabingi zawe zazibateza, nyabingi zanjye nabanzihemukiye we. Nuko ngo abwira abandi bana, umwana w'umwuzukuru w'umwana we, bati yemwa uze kundebera ko saa 12 izuba rirasa umbwire. Umwana arara ku kababa, ati soko ko atirya zuba ritangiye kurasa, ngo afata akabando nyogokuru, bati suri mu biki mbese yewe ugirayo, ayitegera rya zuba, arangije avuga amazina ye yombi, nitwa Kajangwe Sedefano, ndi umusaza w'imyaka 79. Dore izuba rirahingutse, unaniko gusenga ni mudasenga bizabasengera. Dore izuba rirahingutse,
uko rihingutse n'ubutunzi bw'umwana wanjye ndagije Imana Simoni niko buhingutse washakanye na Mukandekezi Derina ngo aritera umugongo areba aho rirengera mu kanya riraba rirenze uko rirenze niko n'ubutunzi bwandagije Imana Simoni mburengeje nubwo bwabungana nk'umusenyi wo ku nyanja mbukoze mu nkokora ndi umusaza w'imyaka 79 ndabuheneye nta mezi 2 twamaze mu mujyi wa Kigali burya bibaho ntuzibwire ngo ni wowe uvuma ngo urumurokore ye abese barakuvuma bakakunaganika se nibakugezayo modoka ngo ziraguye duka ngo rirahiye basaza b'umugore ucomeye miliyoni acaho papa nawe ndani zimworoheye umva bagenda babisahura kugeza hahandi byari bisigaye leta irateza ya misoro ya komine ya kera irateza data asigarana akamodoka k'Itoyota akadupakiramo twambutse ikiraro cya Nyabarongo tujya mu cyariyo ku munani wase bari baramuhaye tugeze mu cyaro Imana dushakira umuporofe witwa Iminsi mukadata yari afite ikibuno mwahurira muri metero nk'imwe utakwigirayo akakigukubita maze profe witwa Iminsi irabanzira kuri cya kibuno mukamura yanda Imana yaguhinda iforumu utavukanye itaguhaye mbere iramukamura ya misaya yari miremire bavuga ngo ni mwiza Yesu aragenda agira atya neza yanzo biburanido ibura byeri ibura sinakubwira iragenda irakamura iragenda arashurumbuka mera atya amaguru yagira nkayo musamba atangira kumera atya turakena bwacya ati ni karibu naje bwakira dufata turatukura turabyimba hari bwaki byimbisha umwana ukabona nta tukweko yarabyimbye ari nk'ifarini hari nindi usanga umwana yaratukuye kameze gutya iyo yose uko ari 2 twari tuyifite gutukura kubyimba abana bo kwa Simoni dusigarira ku isura y'imyenda myiza twavanye i Kigali Imana nayo ati nkazanye ikemuri imbe bikazi karya cyangwa se inyenzi yajya kurya ikarya ku kibuno cyangwa bagutuma umunyu ku muhanda ugakingaho urukoma mwiriwe mwamaye umunyu ubwo nabasinzi manyenya ibazo mbaba iki cyane cyo kwandera batiri cyo kwa Simoni we yamodoka no Imana irahana twajya ku ishuri kwa kundi saa n'abari baki muri primaire bakina ugapira kari kumwe nyine nuko bati we tera hano we batise mwavu Kigali ryari maze ntunyegera utanyanduza bwake tera se muzasubira ryari ibi byajyaga hewe tera hano we tera ese ya modoka nuko udapfa mwayishyize hewe uzasubira Kigali we tera hano we dore ko bireba tera hano we nta warangije segonderi ibi mbabwira dore Bibiliya nta warangije segonderi mu bana bo kwa Simoni nta no warangije harimo n'abatararangije primaire Imana iradukurikirana ushyira umuvumo mu butaka abandi bakeza twe twajya gukura ibijumba kakaza ari agashumi nuko abo hakurya twahingiye rimwe ese ko mutejeje byagenze bite ntitubizi ukumva badutereye turirimbo tumwe twakira two kuri radio tw'imigani yo ibijumba byanyu byabaye iki hari ukugira ngo Imana itugezeyo ukumva baririmbye wahinga nk'abande bakeza ukarumbya wafumbira cyane bikanga bikuruma inandi gaseha inkwari gahaga icyangira Simoni gitera gahinda kandi wa muhanzi aravanga icyangira umuntu tukaba turasebye twajya guhura n'umuntu waho hafi muri yo karitsiye akumva ateye akandi karirimba sigaye ndi umuzungu sigaye nitwa Patoro ubu ntuye muri Matewusi narakize ndaminuka ariko iminsi igira nabi ibyana byo kwa Simoni dore uko bireba dore byarakenye Imana iratwumvisha reka gukina n'Imana muroko kadatira mwumvisha uko wagenje niko uzagira gute niko uzagenzwa ari mu guhinga abagore babiri barahaca nari ndagiye akanyana data umuntu yaramuhaye ntangirana n'uwo muruho ya bindi byo kunkubita naho byatangire muri ubwo bukene noneho abagore babiri barahaca bamuhagarara iruhande kwa kuno umuntu abahinga hano hari akayira mwakajya yihamagarisha undi nimba bavuye hakurya babire pese ntumbaze atari karamesuza ndebera di niba ari amasaha abakecuru ndebera neza
uyu ni Mukasimoni uhinga cyangwa naho undi ye mada itegereze neza. Ubwo se urumva Derina yahinga ari i Kigali mu maduka. Hanyuma rero uwo mubyeyi mbabwira n'ubaracyahari ariho. Njya ntanga ubuhamya abantu bangahe bamaze kumbwira tumva muhungu imodoka ni iyanjye ukabyara we tuzajyane mu rwego rwo kubasura babwira uti ni inshuti yanjye ndewe uwo mugore. Imaze kugera nk'abantu batatu muri ubwo bwenge. Ntaracyariho mukadata aracyariho ari mu cyaro. Wareba ifoto uri muri salo ya kera muri iyo myaka wareba nuko ameze gutya. Ese sikona nakwiye de muravu aje kuva muri ibyo byose no muri uwo mutego wa mukadata ho naringeze nibonera mama tuyi hano mu Gasata. Mama ati disi Yesu nashimwe ati mwana wati Mukaso ni nukuri yarakennye n'umuhinzi. Mukaso muri 76 iyi uzi ko Yesu ashobora byose. Mukaso ati ndamukoreye imyaka igeze kuri ibi ariko nahavuye ndi kajoriti hacira abantu. Mukaso aracyariho mwana wa nanjye Yesu yaranyibutse sigaye curuza inka Nyabugogo. Umwana wanjye w'ifura yarankijije Rubayiza ukora muri diplomate. Hanyuma rero Yesu angirira neza sinyambara musazi ndashaka uzambara speri ukashorera ukajya kunyereka Mukaso nkamwereka ko Yesu ashobora byose. Sanga mama nawe ni hatari ni umunyamugi no ndavuga ni karabaye nawe akanuye arya niko nda naho mvuye naho ngiye. Ni umucuruzi w'inka rero avuga rimwe ubwa kabiri urushyi n'umugeri bikazira rimwe. Ntuvuge ngo uri umusore ngo urubatse mama nuko akoze turabana 9 nta mwana n'umwe uhuje undi na se turameza atya meza atya tiwe mabera nyoko nivuga ujya wumva uri umusore uri umugabo urubatse ari acyari muri mabe. Ndavuga niyo ni kambayeho nibi ni ibiki ni ya ndirimbo yindi ivuga ngo umuruho wanyokamye nyiri umwana mutoya ni na urokoka sinzabona amahoro. Mama tangira areba atya nangira kwitetesha kuri mama bishyashya imbonye mama Imana ishimwe. Buri kanya nk'abandi mo ndamuhamagara abandi bana mbasanganye uko tugenda tumenyerana batari ko sigwa wabizibiki. Buri kanya na akabacyatiri mumvire ku mwana narabareze mbavana ku kwezi murakuze uyu mubonye ejo bundi nditetesha ye ndihwereza ma unzanira inyama ndakuzanira mwana wanjye ho Mukaso yakugejeje ndashaka ukondora ma unzanira agatoki yamara kurenga babana bandi tuvindimwe. Ubwo rero nawe wabonye nyoko nkayoberwa ibyo hashatse kungira bati umwati na de ati nye nazamure azamubona azagira gute ibintu nk'ibyo simbimenye. Tinyoko atuzamubona ariko nkagenda mbibonaho gato. Mama numwe uvuga ahagaze mu Gasata kumuhima bakumva avuga ahagaze mu Gasata kumuhima bakumva kenyera igitenge umva aturuka hari ati we na deje umweyo ukiri muri urushyi n'umugeri bikagendera rimwe. Ni Yesu wamugendereka akamuhagakiza. Nuko rero niga kubibona akenyera cyari muri Gacaca ni umucika cumu rero. Cyagihe Gacaca zikibaho Mukanagandwa ahagaze mu murenge wa Gasata bati mutanga amakuru. Umuntu avuga iki yabonye icyo atabonye kireke ce umurenge wa Gasata nta ntambara abayemo ce. Ubwo baricaye nkuko mwicaye mutanga amakuru bati ce no batari ko nta makuru. Mama ati ingasenya tangi ati ntangazwa niyo bavanga batanga amakuru abaturage bagaceceka n'ibintu byabire mu Gasata. Harimo n'ababikoze bicaye angaha dore nk'amakuru atakura amakuru. Mukanagandwa ati makuru ataninde bati nagiye pandagari yegere pandagari ndacyatanga amakuru y'abantu batuye mu gihe dore na Verediana bati ni mumwegere yarahahamutse sikiko ari shitani yicaye imbere y'abantu. Bati dore na nkuru nziza ati dore na Rutayisire urukaduru kamanga abatutsi babarewe iki. Abo yafungishije ntibagira ingano. Gacaca zasigaye ziba bati Gacaca zabaye mwitabira ibiganiro bati yewe mumvugire afite urugendo rugi Rwamagana ntabwo umunsi mboneka
niba ari kujya gufungishwa mukangira ntacyo nakoze mubambwire ko hari umurwayi ufite ku bitaro. Nuko basigaye hagenda ingerere akagikenyera akagira gutyo, ubundi yataha bagombaga kujyamo. Ubwo rero niga kumubona neza tugeze muri cya gihe cyo kwibuka tujya tugeramo n'abana be bari bubatse. Nuko noneho ubwo turi mu kurya atunyuzamo amaso ati twageze mu gihe cyo kwibuka di murye gahoro. Batakosema ubu umuntu azajya agira ntawe uciriye ntawe, ndavuze ngo murye gahoro maberanya. Ubwo turicaye atunyuzamo amaso abarampamagaye ati harya tsi ati ko sana kimwibuka Simon ndagije Imana erega nikira muri 70 harya so yari umuhutu cyangwa ari umututsi ni ntabyo nzi nimbure kukubaza ubwoko bwe. Bacyumva ibyo kuko bari bamuzi, niba kubwiye ikintu ntucyumva amazi ashyushya yegereye ayakumenaho, niko akoze. Ubwo wari ugeje bugari mu kanwa arabuciriye batangiye kumva azanye iby'amoko, wari utangiye gukata kabararekuye akabahagurutse kuri bwa bugari. Harya na ya telefone yanjye nayishyize he undateye ati havuze njye kwereke harya we wa muntu wamamagaye bikura ugeze muri metero zingaye batetse kudahaguruka aho ngaho ni ngo nyo haguruka aho ngaho. Nkumva yewe ndi kumwe na mama ndimo ndaryana ibisanzwe, nuko mama atari kusikuna kubaje ubwoko bwa so ntumbwire we yari umuhutu cyangwa umutu ni nabyo nzi rikakomera nk'imbwa iry'ijisho. Gire gutya afata intebe arayimanura ati pa shunzu rw'amaraso rwigarugura hariya wumva bwira ujye uzangane waje kumunkuraho. Nubwo merukana na mama 99 ndahava norongera umujyi wa Kigali ubaha hose naho nageze mu murenge wa Gatenga hose nakozemo kazi ko mu rugo karanyoboka. Nateraniraga hano mu Gakinjiro mu mujyi hariya mu Gakinjiro nkora akazi ko mu rugo we ndagakora umusatsi urapfuka. Nkora akazi ko mu rugo Nyamirambo narahabaye Kacyiru Remera utu duce twose uzi nakoze akazi ko mu rugo buke bampimbiramo izina karya rugo rwese amadongo. Ubwo nejo bundi kugeza muri 2005 kazi ko mu rugo ndagakora, ahubwo uze kwitegereza neza urebe nibe ntaragukoreye. Ahanyuma nageze naho ninjiye sanga abakoresha abakozi bageze muri 4 batatu bahari rwa rugo rukomeye rugera abakozi ukuntu barambwe batinjira wakazi kawe niwe warusigaye batuzajya wita kuri Mutoni ni yewe n'umwana nzi no kumuheka ninzi no kumwoza ni nukuri nta kibazo. Ndatangira nditaka nivuga iki byose bati ntabwo ari umwana ni imbwa iri hano yitwa Murekatete Mutoni. Yarimbwa yarutaka kakanuza yakubonaga itakuzi igafata senyenge ikazigira gutya ndapfuye nako se Yesu ibi bintu nibyo nibiki mama aranyanze papa aranyanze mukaza ataranyanze navukanye amaraso mabi nakazi ibi nibiki ndi mu kugenda mbona neza. Barambwira bati rero Mutoni utazibeshya mawe ushaka kumva uvuga imbwa aho wafungirwa nudahamagara umutesi ujye uhamagara Mutoni. Nuko bazana igisokozo cyari gifite ikirindi kirekire yagiraga amavuta bayisiga iyo ntindi ngo nimbwa ngo ni Mutoni bayisokoza gutya. Nuko barayintoza ariko nkayisokoreza muri metero nk'ebyiri batiyegera kurebe urashaka akazi cyangwa nindagashaka batiyegera. Nuko sunze ukuntu yagize gutya uwanoza gasa nkaho yigize gutya. Nuko ndayegera ibishyize mu kanwa neza amenyo ngaya aragaragara amenyo neza ishize mu kanwa. Wa wundi wagira gutya barasama yarwanye nayo avanayo ukuboko nishakira unashyize kakabaraje kanjye bati zakumenyera niho yasha sohokanyo aho niho hanyuma nibuka nafungiye. Ubwo nabwo nkomeza ubuzima bubi ko nta handi nabaga nzamukira mu Kigali. Nukuri umurebe uhagaze imbere yanyu nabaye mu Kigali amezi 5 mwishyamba nirwaga ngenda umpaye utwo kurya ibondo nkarigenderaho icyumweru nkazongera nkatekereza handi tuziranye nkajya kubisurishwa bitari muri gahunda batusanze tumaze kurya ariko hari igisigaye nibaguhe. Inzara yarandiye umureba inzara ndayizi inzara yarandiye ndasara
inzara yarandiye ndasara nigera hariya muri marato Nyamirambo aho abagore bacuruzaga amakara n'iki, ndabegera ndeba bati kugiye kwikubita hasi n'inzara, bati inzara, mbona ntibanyumvise, njya ahandi ruguru, nuko noneho numva igeze mu bwonko, mba ndasaze ntangiye kubyina, ni yemwe n'inzara ndapfuye, ni ukuri inzara, ni yemwe mwababyeyi mwe mwana bara baturi mu biki, inzara ndapfuye we inzara. Numva umwabwiye undi wishinga abatekamutwe b'inyamirambo, uw'inzara yishe ntanyeganyega, numva ntibabyumvise, ariko se Yesu n'Imana we ntiwanabaye kuko ubaho cyangwa nubaho, nigira imbere ndongera ndabyina, ni yemwe mwababyeyi mwe ntawe ufite akindazi cyangwa icyayi, batiki wasabye utabyinaze, ni ukuri ndapfuye neza neza, ni mureba mpagaze ntabyina nagwa, bati ni kuri nyabingi zifata, buriya nyabingi ziwa nibo baziteza, mburu wantabara byo mwigira n'ibiki, ikigerageza kirankanda ndakanura neza mburepfo na ruguru, inzara irandya, ndavuga nibuka ko bavuze ngo shakanye Imana umwete azayibona, senga mpagaze, senga nicaye, senga ngenda, senga mvuga gake nk'ubwahana, senga shyira y'akaruru, amasengesho y'uburyo bwose ndayasenga, mpamagara Imana saraye, umwuka waheze, nyihamagarira mu mutima, ndategereza ndayibura, ikiyuhuruza n'isaha yayo kwibigeze, inzara irandya, nambika amaguru, njya kure mudamu bitaga mama Tasumine wabaga kivugiza, arambwira ati nakumarira iki ko nanjye ndi ku nkoni z'umugabo, imyuka yarahabanye nabaye umurokore, twari abisilamu twembi, none ntagishoye ngo sigaye nkubitwa ngo nagiye mu basazi, none se nagufasha iki? Cyakoza n'umushoferi, nibagutuze two gukaraba, bari abakiri bagutuze two gukaraba ngo n'utwo kuri ryame hariya, tubikoze gutyo Satani arakugerageza paka uri mu ishuri, n'imbwa n'isazi biragusuzugura, nukuntu ndakarabye ndariyanyeretsaho kuryama, wa mugabo waraje, hari umushoferi yitahira kare icyo gihe, bwa bwana butararyama agatangira gasanga se, papa uzanye gati, bati hoya papa dufite n'umushiki, kandi twabikoze mu ibanga na nyina, nuko nyina ati tunikajya kuryama, ese ubundi saa 3 karacyakurya, urebe umwana w'imyaka 2 saa 3 amezi ariki, dayimoni baragwira, nuko noneho bati umushyitsi wa hehe, mama yamushenge amujyamisha hariya, nuko araza gutya, nanjye ubwo nafatiyeho igitotsi n'ibirarane naho maze iminsi, numbaze ukuntu marayika yakomanze gutya, nsa nk'uwikanga, nkangutse gutya mbona umuntu amagaze hejuru, yambaye ikanzu ya kisilamu n'ingofero, yari umwishe, bati bite, ni byiza, witwa nde? Tiene, urakora iki hano? Naje gusuruma mano turaziranye, ajya kuzana umuhoro, wa mudamu ati papa Tasumine itonde, niba utamushaka musezerere, umukafiri ndamukuraho, bati papa Tasumine kuko yari amuzi avuza akaruru, abantu barahura aho baca hari hafunze, yahise afatura umuhoro, ahagarara mu muryango gutya, wa mudamu abonye bikomeye arwana n'umugabo we, bati tica umwana w'abandi, mbabarira yisohokere yigendere, niba utamushaka mu rugo rwawe, bati oya ndamutema, bagundaguranira kuri uwo muryango, nanjye nahagaze meze gutya nabuze aho ca, wa mugabo arusha imbaraga umugore we, aramwanamiza kubita hariya hari mu makaro, akwisha hano agatuza, ibere ricikamo kabiri, ndavuga ni karabaye, arambwe anihira hasi aho urushunju rw'amaraso, agira gutyo ukuboko kuryo kwari gufite umuhoro, ukubumoso kuri mukundembuza, ahagaze mu muryango nta handi ho guca, aho iyo mpibutse iyo mageze mpita nibuka Yesu w'i Nazareti kwagira amaboko, maze wa mugabo arambwira ati gira hino, ngenda musanga kugira ngo arangize, ngenda natura, mbabarira kwitotomba, umunsi wanjye n'uyu, Mana nyakira, mbabarira aho nabikoze ibyaha byose, ndapfuye, iherezo ryanjye niringiri, bati igira hino mukafi banguka vuba, abandi barimo barasunika inzugi byanze, bamennye amadirishya, bati wa mugabo urica umugore, bazi ko ari n'umugore nyine, induru zavuze, nuko igihe ndimo kumwegera ngendera ku gikuta kwa kuriya nyine, hari abakiriza itara, urutugu rukoma iki, hari abakiriza itara, nyuma rero rirazima, none hagira ngo ndacyahagaze, itara ryarazimye, numva ni nk'umuntu ufashe gutya aranyunamisha, noneho atemye agira ngo ndacyahagaze, atema ikibambazi,
igihe nunamye uko nagendaga musatira hatabona yabuze hacanira nyura hagati y'amaguru ye na cya gikanzu ndahenangura agwa hejuru umugore we. No mu muryango hari urufunguzo mba ndasohotse abo hanze bati dore igisambo. Umugore wari urimo bati uyu muntu ntabwo ari igisambo ibye ndabizi ni mu murekure ni nacyo azira bati n'igisambo. Abanjishuramo nk'abantu umva ahantu hari habaye ikintu nk'icyo abantu barahuriye bose ari abaturage arabaganza kubera Imana. Manuka carwamara ndamanuka ndagenda ndokoka umuhoro gutyo ndamanuka. Imana yaje kutuma wa mudamu iramubwira ngo uretse na kanseri ibere nzariteranya rizasubirana neza. Niko byagenze agiye atanga ubuhamya ageze hafi na kure. Manukira Rwampara murahareba bahabaye iyo za Nyamirambo hasi ndani habaga uruseke. Hanyuma ndi mu kugenda nibaza nteko semana wampoye iki ubwo imaze gukabakaba saa sita zishyira saa saba ariko amarira ni yose. Reba ubwo bwenda nagiraga agapira n'agapantaro n'ikabutura ukuntu ndahagarara se niyahure ako si ubuntu gukizwa ese uzaza ryari. Ngiye gutambuka ngiye kubona mbona ikintu kiri kubanuye kimpagarara imbere ngiye kubona mbona cyuzuye akayira. Umusatsi numva uragiye ubwenge numva buragiye kiza kisanganira neza kiranyitegereza kinkubaho ubwoya bwacyo kica hagati mu maguru. Hari ku kwezi ngiye kubona mbona ni ingwe. Ndayibwira ntimbabarira unyice bavuga kugira amahane bavuga kugira amahane bavuga ko ugucogo nimbabarira unyice nkajya afata ijosi ryayo nkanyeganyeza gutya numva nihebye nabuze urwankuraho ni woya nindokotse umuhoro ariko wowe reka data ingwe iripfunapfuna irazenguruka ikanyisirita kwa kundi hukwitsirita ku bantu irazamuka birya bavuga ngo ingwe ibano ikongera narabibonye n'ukuri. Ingwe ikagira gutya ikangubita amatara ukabonesha guje agahanga kayo umutwe wayo ikagira cyane woya nimbabarira urugeni nacyo maze ni n'ubundi camo kabiri turaho ngaho turi babiri nge nacyo neza nk'iminota 10 hafi 10 ningahe ikubanuka imbere yanjye rengera mu ishyamba nyireba. Iyo mwumva ngo nishe ntabwo ari iyo ngiyo, iyo nishe ni mu myaka yashize nk'ibiri. Hariyo nishe y'icyangugu yabaga ku mupfumu wari uyitunze ntabwo ariyo rero muyitandukanye ahubwo iyo ngiyo niyo yagizeho gutya irakubanuka irigendera mbona burakeye. Ndavuga nuko ntabwo ari ugusenga uko si uguhamya Yesu si ugushaka Yesu ibu ni uburozi ubu ni ntabwo bari uburozi ndimo kugenda gutyo nibaza mura n'agakecuru kagenda gatya karwaye amavunja numijwi rirambwiye ngo ako gakecuru kegera ukabwira ibyawe niko uzaboneraho umugisha. Umukecuru rw'amavunja ugenda yata mu nzira ngo nzamuboneraho umugisha ni mu izina rya Yesu. Nuko nukuvangirwa nito ndakareka karigendera nanjye ndakomeza mpura n'umuntu atiye muhu ntajwi wumvise mu gitondo akakanya nijwi nta muntu muhimanika kubwira ntiturahuye aturiya muntu n'umubura ndongera ndakurikirana ibintu nahuye nabyo nimwabivamo ndongera ndakurikirana nitsikarahagarara kari kamaze kugera kuri bati nibiki nitwe tsiyene twahuriye hariya kuri yeripe numijwi rirambwe ngo ninkubwira ibibazo byanyu ngo ntuzabikemura ngo wumvise ijwi rikubwira ngo iki ibibazo byanyu ngo ntuzabikemura none nagira ngo sinzi niba ari cyo wandusha ukagira icyo ufashe bati gusa Imana yakubwira reba amavunja. Aragenda ntera umugongo arigendera ageze imbere ahora n'umukecuru baturanye witwaga Perepetua. Hanyuma umukecuru aramubwiye ati hari umuntu duhe nawe ati niba ari umwaka umuhe nawe bati mukecuru ninde muhuye bati ni umusore ngo ingwiyani yamubwiye ngo ninjiza bati se yuriya niyo mwumva ariko se Perepetu iyo mwumva aho nuye nuhaze ubu singiye gushaka ikiraka cyo kumesa yuriya niwo mwana kuki utamwumvise bataracyaha seza hagaze iyo ngiyo ati mvanye isombe ku isoko Imana yampaye umugisha mvanye 3,000 ndaguhama 5 ntwari ikindi ariko ugende wumva uwo mwana yuriya nuzi ko batwigishije urukundo baraza bashoreranye
nuko basanga cyahagaze ahandi ndimo ndarira, wa wundi wari umubwiye ati tugende, bati ni ibiki, musubiriramo, bati birafata umwana tugende. Sanga turanye n'urusengero rwa paruwasi ya Rugarama hakurya ya Kivugiza, paruwasi iraha agakecuru gatuye hariya. Nyinjira mu nzu, sharupande n'imyumbati, ibibono, ibiti by'ibibonobono, imihate, igice kimwe n'ishitingi yatobotse, niyo mwaka byarama. Nta kazu katagira icyumba, yanyujemo ikintu cy'icyenda, arara inyuma y'ibyo byenda n'ibiki, ngo niho nzabonera umugisha. Nzira z'Imana n'ibizigu. Tega amatwi mujye mukurikirana, ntabwo tuba twaje kugira ngo neza wumve. Sanga afite twana tubiri, buri mwana wese afite amavunja, ikirenge kimwe nk'amavunja 15, hano ni nka 20, yarazamutse agera ku mavi, bimeze gutya, ubusafuri imbere n'inyuma ntumenye isura. Ndavuga neka se w'amana we, shaka gutoroka biranga. Sanga kurya ni Imana afasha. Ndahabaye maze icyumweru, hazindukira umumama atuyuri ati nakoroteye inzozi, ati narose umuntu ari mukumbwira ngo ninze nkubwire ngo umwana wakiriye ngo nacira hasi ngo ntuzinube, amazi nameneka mucitse ngo ntuzabyinubire, ngo Imana ngo n'Imana ngo n'umwana Imana yakwihereye. Bati ati bya bintu nibyo, nta muntu wakuganirije ati ndakabura ifara yanjye n'inzozi narose. Bati n'uyu nguyu, uyu musore se yaturutse no muri famiye. Bati twahuriye Nyamirambo, arambwira ngo ijwi riramubwiye ngo nijya azaboneraho umugisha. Mba ndahabaye, wa muntu ariko aratubwira ati mwihangane, ariko hari ikigeragezo kindi nabonaga mugiye guhura nacyo, nabonaga ari nk'umuyaga uhuha cyane. Bati ubwo n'umuyaga nyine n'uw'inzara no kubura no kubwirirwa twarabyakiriye. Bati hoya, nabonaga ari ikindi kintu kitari inzara yuriya. Bati ko se ni igiki? Babifata nayo, aravuga ati kwa kundi Imana ivuga ukuntu, ubwo n'iby'Imana gutyo ukuntu. Amaze kugenda nimukiye mu Rugarama hafi amezi 7, 8 gutyo, cyashigeragezo wa muntu yaduhanuriye kiba kiragize gutya. Abantu batangiye kutureba, uwo nicanye nawe nkabona yarandiye, baranyitegereje. Ndeko wanyitegereje cyane, ntago nzi amezi 8 ntago muramenya, twakwita tuzakumenya. Nkabona undi ashinganye urwara n'undi gutya, sibiki. Nkabona undi aranye, nkibaza impamvu. Buke nono birapfunduka korari ya mbere yaho abacunguwe iyitwa Yasipi, murazizi ni hano hirya mu Rugarama. Nuko twumva ati mbega gashya kabere muri ADPR we. Bati se nibiki? Bati wa mukecuru yana ni mumuzi, bamwitaga amajanjari kubera amavunja, bagahamagaraga amajanjari. Bati majanjari muramwe, bati nta musore muzi uha. Bati nyine usigaye haba niba ngo ari muri famiye. Bati famiye. Bati twaje kumenya ibyabo disi, burya ngo baguye mu byaha by'ubusambanyi, barashakanye. Barashakanye. Nuko baba baratuvuze, birakwiriye hose. Abakristo bamenye uwo mwuka, inama nyobozi, abapasiteri, urusaku rurazamutse. Nakwicara mu ntebe nk'izo ngizo, nuko naba nicaranye n'umuntu nkumva atangiye atokesha, ari kwa china na Yesu, Mana ndinde ubusambanyi, pepo nari kubusambanya bukuye. Ibyo byaramenyekanye mu izina rya Yesu. Uwigisha ati muhereze Imana icyubahiro, nanjye nagira gutya wo twegera Imana urukuboko. Iyo bavuga abahe Imana icyubahiro abasambanyi bajyamo, dore mbese ese ujya gushaka umukobwa mu ngano. Ibyo byaramenyekanye. Nuko abakecuru baravuga bati ibi bintu rero ni umwuka muri paruwasi ya Rugarama, ntago twabyihanganira, muze twegereye Yuriyana. Baramwegere bati mukecuru rero gerageza, uradushebeje uretse n'agakiza n'umuco, mwana w'umusore kuko ubyaye. Batize byagenze bite? Wabuze umusaza wakumara iryo rarima ngo barakuvuze, bakuvuze siki, baratuvuze, baraducugusa nk'uko uzi bacugusa ibishyimbo, ibyo hejuru bikajya hasi neza, baratuvuga. Nuko mukecuru batari ko se mw'abantu kuki musuzugura koko umwana mbyaye koko no mushinge. Bati muryama gute karakazo katagira icyumba. Ibyo byaramenyekanye, birasakuza. None abadiyakoni baravuga ati rero ibintu byo gusenya itorero, twishyire hamwe tujye kureba bari abantu, uriya muhungu niba ngombwa tumubwira asubire iwabo. Maze si ukuvuga rero ngo abo bazigaho, nta mudiyakoni usiba, bose bahungura Bibiliya. Nuko baraje, bamaze kuza bahageze mu ntuza, bati tuje kubasura, reka tubanze turirimbe dusenge. Bati ni karibu.
babuze aho bicara, bahagaze barahagarara, kari akazu k'ikibiriti baragira gutya, baje ari benshi bari batashye ubukwe. Nuko noneho rero bati katubanze turirimbe, bati ni karibu kagakecuru, bati ni karibu kubana kwabo kwiza baragura. Babona barangije batwiriya nayo umwana w'umusore mupfana iki, bati ntacyo, yaje mu ruhe rwego, ni Imana yamunyoherereje, twe ntabwo ariko tubibona. Muryama gute ubu ngubu? Aryama hano, nanjye nkarara inyuma y'iki cyenda. Turashaka ko hava rero guteze oya, mwezi imbuto mbi kandi nyuma y'ibyo tukagutenga. Mwana w'umusore ku mukecuru, ese reka tukureke da, uyu mwana w'inkumi ufite ubu koko twari by'Imana ikora nayo ikagushirishamo. Ntawarenganyaga bahuguraga, umwana w'umusore, umukobwa hariya, umukecuru hariya, umwaka urashize wa mbere, ibyo ni ibikiza. Baba baranyirukanye, subira mu ishyamba rya Kigali, igihe mazemo nk'icyumweru, Imana ivugiriza induru, aho nagushyize ninde wahagukuye, ko ariho uzabonera umugisha. Mba ndagarutse, igihe ngarutse imodoka ibirankubise, ikuboko guhindukira kuriya, nari nabyanze, igihe mbyanze imodoka ibirankubise, subira kwa mukecuru ukuboko kumeze gutya. Mu Rugarama, itoro ryo mu Rugarama Tetene yagarutse, bati nuko mutenga, bati ibi ni ibiki, ntazongere kutugerera ahangaha. Nuko baratwegereye neza, birashakuje. Pasiteri Kayitare muramuzi, niwe wayoboraga iyo paruwasi, bati turashakana n'umushumba bitaga Bizoza, yaje gupfa. Bizoza ari ku cyumweru nk'iri teraniro gutya, ku cyumweru, bati ibintu bimaze kugera mu midugudu yindi, bari mu kumbaza ngo mu Rugarama n'ibiki byahabereye mwa bantu mwe. Ubundi uwo musore yitwa ndi? Bati twetiye yaje, batarahari, nahagarara imbere hariya. Uwo mukecuru bati nanguri nahagarare hariya. Nuko bashingana inzara, babishoye barazishingana, mukamba bagiye kuberekana noneho neza. Nuko twicara hariya duhagaze hariya, umushumba ati mureke mbabwire, ndabiyamye, mwana ni kuzura umwuka wera, mwuzura umwuka w'amagambo. Abarabicubije, mpera Imana icyubahiro ntizabura hinyura. Magambo yo ntiyabura, ariko Imana ntabwo yita ku cyo bakuvuga. Imana yacu yita ku cyo yavuze mu izina rya Yesu. Ntabwo yita ku byo uri mu kunyuramo, iha agaciro icyo yakuvuze ho. Sema haleluya. Umukecuru turahabaye, icyo gikabutura cyari cyaracitse, nuko nakwicara nabi ndangaye, Afurika y'Epfo na ruguru ikagaragara neza. Mutaya twa ndasara umva rero kirimo umuziki, iyo kabutura bayitaga kirimo umuziki, umva rero kirimo umuziki. Nubona nta diyakoni ujye wicara inyuma hariya, nawe uzi ko wicaye nabi, uzi ko wambaye ikabutura rwacitse, warangaye urasamye, korali zose zirimo zirashingana inzara inyuma hariya. Nzatabarwa, suba Imana izanyibuka, suba Imana izandengera, suba Imana iranzi, suba Imana narinzi ko mu barukwe ariho bazankunda, nkababwira ibyo nahuye nabyo mu buzima bwanjye bwa kera bakantabara. None ese Imana irahari, ese Imana iraceceka ariko irahari. Mbaho ngaho neza, umwanuzi yaza, haba icyuma cy'amasengesho, haba haje umushyitsi, bati nderetswe, baturiya musore, bati wese ko hari abantu benshi, baturiya wicaye ku ruhande, bati uriya tumwita kirimo umuziki, bati sinzi icyo mumwita, ariko ngewe mbonye hari ikintu Imana inyeretse. Bati nahaguruka umubwire, Imana irambwiye ngo igihe kizagera wubaka amazu, ugerayo gukodesha, uzagenda mu modoka, uyoboye gahunda. Bati se murabwira ndi? Baturiya wahagurutse, nuko haba hatagiye uza gusenga korodi, waje gusenga uyu munsi hoye, haje umuhanuzi adukuraho, yahagurukira kirimo umuziki mu iteraniro, ngo Imana izamuha imodoka ndabona nk'uko Imana ari muca muri mwarimu akababwira akabahanurira. Imana irahari. Sema haleluya.
Imana nishimwe babigira nayo neza neza. Ndahagarara mbaho ngaho mba rw'amenyo. Igihe kigeze Imana yanga agasuzuguro mvugira ngo amena cyangwa neza neza neza. Tuye ko natona haje umukobwa yari yambaye ijipo nk'iki gitenge kigera hano yakunuza aza yirukanka atano kwa Yuriyana bati nurutse ku Kibuye n'ubwa mbere ngeze i Kigali bati subaye iki n'Imana yabantumyeho ati ndapfuye ati mukecuru hari urusengero uturanye narwo bati nguriya ruragaragaza amabati ati Imana ishimwe ikimenyetso ndakibonye hari umwana ufite urera se bati n'umuhungu wicaye aho bati we ati ntabwo ndi burare reka mbabwire iby'Imana intumyeho. Imana yambwiye ngo ijambo rya mbere mbaza kukubwira ngo nta wundi muhanuzi uri inyuma yanjye, ibyo Imana intumyeho ugiye kukubwira ibishojeje yihuta. Bati Imana yambwiye ikwambuye ubwo butenge ayo mavunja ngo ntuzongera kuyarwara. Imana yambwiye ubwo butenge bugukuriyeho igihe kizagira ngo ujye ukenyera igitenge nibigera saa sita ngo ubone kiranduye uhindura ikindi. Mukecuru bati suri mu biki bati wimvugiramo reka ndangize aka kazu Imana izagahirika ikubakira inzu nziza izashyiramo umuriro n'amazi. Umukobwa arahanuye nitumuzi ageze aho ngaho yirukanka. Imana irahari sema haleluya. Aramuhanuriye arangije ati kandi igihe kizagera wibagirwa amazi uzajya uyanywa uyakumbuye izaguha inka uzajya unywa amata. Nuko amutera umugongo ati wa musore we ntufite nyoko wakwanze nturamuzi? Arambwira ati vuga yego cyangwa hoya. Ni ukuri arahari yaranyanze ati ceceka rero. Arongera arambwira ati mva wa musore we rero Imana iragutabaye irambwiye ngo yambwiye ngo nze nkubwire umukristo wo mu Rugarama wari ugiye kwimukira mu Mutara ntabaye akimutse kugira ngo abanze arebe kugira neza kw'Imana kukugeraho. Uwari ugiye gupfa Imana yambwiye ngo imwongera iminsi yo kubaho kugira ngo abanze arebe iby'Imana kugira ngo abanze arebe iby'Imana igiye kugukorera. Mbamuvugiyemo nubwo se nibiki bati wimvugiramo bati Imana iragutabaye bidasubirwaho. Bati kandi Imana yambwiye so na nyoko bakwanze bazakwifuza. Bati Imana yambwiye izagutabara inyuze muri Amerika. Ati ntabwo ari mu gihugu cyo mu Rwanda. Yambwiye ngo ugiye gukora ubukwe imodoka ya mbere izaba iri ku Giporoso iyanyuma iri Nyabugogo. Umukobwa aravuga nambaye ikabutura cyacitse aho nice ndimo ndirundarunda nahari narimo arana nkayoberwa ibyarimo ntese. Bati igihe kizagera uzahembwa udakora uzatunga abaje asonga muri bya bindi bajyaga bambwira mu rusengero ati twamukesha Imana uriva ati ntajye n'umerekeza ati Imana yambwiye ngo sindare. Abararenze mukecuru ahata guturaya barahagaze nk'urukiramende ati karabaye ati umutima urandiye ati uraturutse hehe ni nadusanganya aha ngaha none se tsiye ubusa gatenge ngo nzambara ibitenge mpinduranye yewe Imana ivuga nayo ubusaya amavunja yewe ndetse Imana nabyo ngwinze Imana izayubaka. Ubwo se umuterankunga sizohereza zabaturutse he mw'abantu mwe reka ibyanjye mbireke. None se mwana wa muri Amerika hari nyogosenge ufiteyo Imana yazakoresha akibuka akakwibuka nibura niyewe ni ukuri kw'Imana nuretse n'amasenge n'isaze muri Amerika sunze kwisi nahubwo ntibazajya banavangirwa muri Amerika. Tubikubita aho ngaho tubisiga aho ngaho iby'Imana ikubwira bisa nk'inzozi ariko bwacya butacya bizasohora. Mana nishimwe tubaho ngaho tumugira nayo ngaho tuti nabasimbizi tuse ko tutiri n'abakire ngo tuvuge ngo arimo ahanurira indamo. Tubaho ngaho muri amisi jya kurera akadamu kari karacanye ubwato nkanjye kagakene kambaraga inkweto z'imbusane. Nuko iyo twahuraga twavugaga amaganye ese ibyawe yabikubwiye ryari yewe hashize imyaka 8 ngewe rero hashize 3 4 gutyo tukaganira burya abakene baraganira ibyabo n'abakire bakaganira ibyabo. No bati noneho rero usanze hari disi umunsi ngiye mu Kiyovu kara kadamu kagakene kasengeraga ibeteri gakanuye gutya yewe twese kwa tuhanyije ibadoka ese uraho karimo karoga amazi masa nta sabune. Mama we usa noneho urambona mama ubu ngiye mu Kiyovu no mu Kiyovu se yegwenda yiki ari umuntu twahuriye ikibungo arambwira ngo nzamusure ngo akunze ukuntu usenga di ngo nzamusengere ika ubwo se yarahakuyoboye urahazi yarambwiye ngo ningera muri Beneri kuri Beneri ngo ngazohereza umuntu kuri Beneri hatuye heheze mu Kiyovu cy'abakiri ngo musi ya Beneri nuko rero ni ubishoboza tujyane ntiyara kubeshya ni kuri Beneri hatuye Kagame.
ati none se ko nutwaze tuvugana nuko ati ndimo ndoga n'amazi atagira agasabune, ati kandi ubwo ndarangije, turajyana se nkurukira tugende turebe ko twamuboneraho ka cyayi. Yari yaramuhaye nimero za telefone, abaramuhamagara ariko twaje, ati naje ngeze hano, ati hagara kuri beneri nkoherereza umuntu. Mu kanya gato umuntu w'umukobwa ati simwe bambwiye batiri mu nkurikire. Ariko se mama wima nta hantu mwoka byaramwe, ubwo nambaye ibikweto kwanga kugendesha ibirenge, baravuze ngo wambaye ibirenge mu mujyi bagukubita ibirenge bigacika. Napfuye kwambara ibyo natoye muri mondisi, ndimo ndagenda biteza imisenyi gutya, ndagenda nkurya kugira ngo nigikere imodoka yakanage mu muhanda. Umva hariho ubukene, nyuma y'ubukene hakaza ubutindi nyakujya. Nuko umukobwa turamukurikiye, n'umukozi wo mu rugo, aduciye amazi, abonye ari imbobo n'imbobokazi, nuko aturebeye ku rutugu, yifashe nka teremusi atya, nimunkurikire. Dushingana inzara turuho tubaza, ndavuga ni ngesubiyeyo, batihangane tugende rose tubigenze gute. Tubona tugejeje aho agomba kutugenza, tuje kure wa umuntu yahuriye nawe iyo ngiyo za Rwamagana, nuko yari umukobwa, bati ni karibu, dusanga haparitse benzi, agendamo agiye ku kazi, ajya ku ishuri, ngo ava ku kazi akajya ku ishuri mutwara inamucyura. Nuko turinjiye, bati ni karibu. Nuko kubera nubwo n'iki bya bikweto ndabyinjije, imisenyi yose itakara ku makaro. Numva abakozi bo mu rugo bati ariko nkabira biba bijya hehe, puya gikura ameze ra nkweto, buragiye mabuja agiye kongera kumbwira ngo nkubure. Nuko ndareba nk'utaye ibyangombwa Nyabugogo, akadamu nako kicaye hariya tumeze gutya. Nuko ubwa mbere mbonye intebe ntazi ubwoko bwazo, irange riri harasi ryo riri hariya aranyuranye, ibintu ntazi bwa mwoka byaramwe nabandi wa mukobwa yajya mu cyumba tukarebana kakadamu. Noneho wa mukobwa yo twahurirwa Rwamagana, numva urasenze, numva ndagukunze, numva mvuze ibyo wawe ndi kuko yambwiye. None rero rwose Imana ishimwe ko uhageze, nanjye sengera muri ADPR, numvise ufite isengesho ryiza, kambaye kamambere zidasa ariko ngo gafite isengesho ryiza kubera amavuta y'Imana. Reka mbaze mbakire, mushobora iki? Atangira arondoye, hari fanta, hari ji, hari amata, hari icyayi, shinga urwara kakadamu. Yewe nimubwire ko byose tubinywa nta kibazo. Akadamu rero karatangira, bateka twinywere ka cyayi ariko gafata mu nda. Nuko umukobwa azanye rutirimusi rungana hariya, arushyize ku meza, azanye igikombe cyane, do bimwe bigura 35, bimwe binini bisigaye bihenza gutyo, azana ibikombe bya plastike aterekaho, agiye kudukorogera. Telefone birasonye, asohoka agira cyajya kwitaba, ati nimwihe nta kibazo nturavuga neza. Nuko byari biyiko binini, mbapfundiye cya kindi cyane do, ndunzemo nk'igitiyo gihora imisenyi, nkubitamo ibiyiko 8 by'amata mu gikombe, nkajya ndunguruka ko haza vuba, nkitashyiramo iby'isukari 7, nkubitamo icyayi ndakoroga, shize ku munwa ni Yesu na Mariya we nyanga, nijoro riba hangaha. Reba ibikombe ibiyiko 8 bya nido, bimwe binini, ibiyiko binini, ntugende tumwe dutoya, tumwe utuzane, oya ni binini, nyora vuba 8 kakadamu etserekira aho ngaho. Nuko usa nk'uwibye, kishyushye gite, nkojeje ku munwa nindahiye, ndashya neza, inyama numva ziratandukanye. Ndavuga ni Yesu we niko pfuye. Nuko umudamu asanga ni umukobwa asanga ni muri batase ko batabahaye cyo guhuza, niyo nigitangiye guhora nta kibazo. Mba ndakimaze, bati ni mwiyongere nturavuga neza. Nuko shizemo ibiyiko 4 by'isukari, ati yo sukari yose niyo ni kwa muganga bambwe ko nta sukari ngira mu mubiri. Mba ndakoroze, mbashyize ku munwa. Hanyuma rero iryo bondo narigendeho 2. Turangije akadamu karamusengeye, kazamuye isengesho, sengesho ryo kumara kunywa nido. Turarangije turasohotse, araduherekeje. Mu bakire rero habamo ibintu byinshi, ubudobo bwashizemo umo, uje kandi bwashizemo amavuta, nuko ubusabune batarangije babwandagayeho, kakadamu karatangira. Niko muko waka kadobo se bati kajyane, urakoze kariya se bati nako kajyane, ni karakajare kandi se bati nako kajyane. Bamuhereza umufuka, ubudobo butagira imifuniko, ntazi nimba babunyaramo, kagasabune se nako kajyane, iry'iburyo. Mureke mbabwira ubukene ni se wo gusara.
twavuye aho ngaho tugera kwa kagakecuru mubwira aho tuvuye hashize ukwezi ndota inzozi umunani imbere arambwira batitse nahaguruka nkubwire hari mu nzozi maze guhaguruka arambwira ati tegeza ara hakurya urahabona iki ndahabona abantu batatu n'uwo hagati yikoreye iki ndabona ishinge bati harabuzi niho ya ntabo nzi hanyuma rero muguni mu nzozi abasa nkaho abigize imbere yanjye niyewe niwo hagati wikoreye ishinge ni haraho namubonye mu Kiyovu uwambwiraga wari wambaye ibintu by'umweru arambwira ngo uwo niwo mugore wa muzabana wa mukobwa w'amana mu bakire mu Kiyovu hamwe twagiye twatoraguye ubudobo n'ubujerekani ubu niwe turi kumwe tubyaranye gatatu niwe turi kumwe tubyaranye gatatu numbaza ukuntu nagiye kumurambagiza nambaye ikabutura numbaza ukuntu yabyemeye amasaha yagenda arangije Imana ibaha umugisha igihe cyarageze arambwira atubwo nta kundi nyine ndabyakiriye arambwira tuninge wasigaye mfite musaza wanjye hahandi wa mukobwa yambwiraga ngo ubutabazi bwanjye buri hehe muri Amerika wa mukobwa arambwira ati ninge wasigaye nyine mu muryango ndumucika cumu nasiganye na musaza wanjye abandi barapfuye nese igihe twamenyaniye tukerekanwa tukagira gute ni musaza ko ntagiye mubona arambwira ati musaza wanjye ntawe uri nahangaha akora muri Amerika akora muri banki mondiale yitwa Munyaneza Olivier mfite muramu wanjye ukora muri banki mondiale Imana nishimwe irambwira ati nzakugirira neza niko byaje kugenda uwo musaza waza rimwe mu mwaka yaje aruhukira inyarutarama umukobwa wanumyeho ndasa nk'utaruka arambwira ati ngo njye kureka musaza wanjye arashorera na cyagikabutura n'inyarutarama musaza we n'umukire akinkubita amaso azambara ineta atya madame twa Karari unefe asubambwiraga se ndati witwa nde Safretienne Safretienne afite muramukazi we nabonaga ameze nka Darina nababwiye w'umunyamerika ni icyongereza ubwana babyariyeyo burangana nk'izi mikoro ariko na nyirasenge uwo nguwo mukawi wanjye nawe yarangije iherika nuko bose nkumva mwe divine sivant ni ngaho bati tukwakiriza iki ni fanta bazanye ya orange nkuye ku munwa agacupa gashizemo kari gakonje bati nibakongera indi shyize ku munwa mba ndagahubuje bazaniye ya gatatu shyira ku munwa ubudakuraho n'Imana ishimwe mba ndakamaze bazaniye ya kane nahagurutse nkwefate esheshatu umugore wanjye ngure yitwa Kararisa n'abasura azabibabwira esheshatu ndaziminura neza umugabo ngeze ku ya kane atangira kwivugishwa mu kinyarwanda noneho ndabyumva hiriho n'izuba ryinshi rero nanjye niriho nywa amazi byahe nuko ndefanda kubera ukuntu ari mukubona nafatiyeho nuko umukobwa rero ati papa Gabi niwe fiasi nababwiraga bati aramusohokana hanze ati ngo nkubwire Karare ngo niwe fiasi bati nuriye none se buriya ni muzima nta kabazo afite bati ni muzima kandi ntubyice naramukunze yarankunze ibintu bigenda gutyo musaza rero aravuga ati naramukunze mwashimanye nta kibazo Imana nishimwe asubira muri Amerika yongera atuma mukobwa mushike wa tuzabwira wa muhungu tuvugane kuri telefone yawe numva ibyo ari byo ndamwitabye arambwira atarya ubundi bukwe n'iryani ni mu kwa karindwi ese ufite inzu niwe ya nayo ufite none se resabisiza birahehe ni dufite paruwasi nini paruwasi ni igiki ni urusengero umukire wawe ntazi paruwasi none se ibyo bintu byanyu bo ni mushiki wanjye ubukwe nzabutaha ndumva iyo paruwasi yanyu ntayizera noneho mu Rwanda afite ibipangu byinshi aho Yesu aramanuka yigaragaza nk'igihe yigaragaza ku nyanja itukura arambwira ati nguhaye igipangu kimwe uzakibanemo n'umugore wawe kiri hano Indera iruhande rwa Prede pangu porotaye 3 ebyiri nkayibamo ebyiri narazikodeshaga ebyiri narazikodeshaga imwe nkagira gute nkayibamo arongera arambwira ati ibya paruwasi sinabyizera ngiye kuriza amafaranga mugende mushake hoteli nziza ubwo muzayiriha nagiye nya nahise nkupa umukobwa ati bati numvise muganire byinshi mpita muhereza telefone ndiruka nka nk'umusazi ngera kwa mukecuru nuko ngenda ndiririmba igipangu igiki ni igipangu igiki muhu igipangu wakibonye igipangu igipangu bakimaye wakibonye se we ntacyo nabonye igipangu cyeco aracyaha ati kwizina rya Yesu abazimu bashye igipangu hoteli igipangu hoteli yengo hoteli tuziyakiramo hoteli
umukecuru aravangirwa ayoberwa ibyo ari byo. Muri iyo minsi rero wa mugabo yohereza amafaranga, ayohereje amadolari turayavunjisha ahwana n'amanyarwanda 1,250,000. Wa mukobwa Sare twari twayibonye mu Kiyovu hari ya hoteli ayiriha 1,250,000 arayamata ngaho yajyana mujye kwikenuza na wa mukecuru. Nuko yageze ko wa mukecuru arabyina we arabyina ati n'amafaranga yacu bati na yacu. Ahera muri amafaranga twagiye guhaha Nyamirambo, twahashye 8 by'inyama twabiri umunsi umwe. Imana nishimwe. Twazitangiye mu gitondo z'igitogota. Umwe atereka numve ufashe inyama afata isosi akana isahane yako nanjye yanjye mukecuru ye zageze saa 9 zashizemo. Ninjoro turara twese amabafure aho umwe aryamye ari muri bu mukecuru bati nimubyuke tugenda gende. Uko ugenda genda bati mujye hanze mufata akayaga turapfuye tubona burakeye Yesu araturinda. Ubukwe buregereje, muramu wanjye araze yurira indege arabukora uko umuhanuzi yahanuye. Ijambo ryarambwiye ngo hahirwa ibyo wabwiwe n'umwami Imana bizagira bite bizasohora. Modoka yanjye ari ku giporosi ya nyuma Nyabugogo, ndangije mba muri icyo gipangu neza. Imana arandabagiza neza, mbwira sheri nturabona inzara yaranyishe, bati biragaragara n'Imana we ntihari ibiryo. Ndamubwira ntiwimbwira ngo hari ibiryo, ndashaka kubona ndya. Bati birahari. Ni ukuvuga ngo saa 12 naryaga, saa moya nkarya, saa 2 nkarya, saa 3 nkarya, saa 4 nkarya, saa 5 nkarya. Cyakoze Imana ishimwe murayibona narahaza ubu ngubu. Abazimu barapfuye. Imana nishimwe. Akajya Kimironko inkoko nzanira agafi uyu munsi na inkoko nayihaze, ndateta umuteto wa kera nkaho ndi twari tugikiza uragaruka neza. Ndagenda meranya muramu wanjye yamamagara, muraho mumeze mute? Nituraho nkwihwereza ko numva utavuga neza, ntimaze iminsi nameze neza mu mihogo. Noneho fata agakaramu ufate ninuza n'urupapuro nkwereke nomero wandika, ujye kurutira amafaranga, ujye kureba nyirinkwa yagucishe mu cyuma arebe niba mu gatuza nta kibazo cyabaye. Ikibazo se kihe ko nabaga ari umwijuto wishyushyu n'ifiriti, najya kurotera nkasanga ni 300 nk'abanyahaye iryinyo. Ni Yesu we nurakoze warantabaye untabaye. Haleluya haleluya. Nishimwe. Iminsi mikuru ya bunana akabarohereje, arangije ati ngiye kuriza 3,000,000 muzagura igishanga wahingishwa teresha ubwatsi ubaka ikiraro nzabagurira inka mujye munywa amata. Ikiraro ndacyubaka ubwatsi ndabuhinga, yohereza inka zivuye mu Budage. Inki ikamwa makeya ni 15, indi 20 ziri kuzamuka. Amata maze ndayanywa we mu gitondo ishyushyu, saa 5 kivuguto, nimugoroba amacunda. Ejo mubanji nigeze nywa amata ndapfa, basukaho amazi. Madamu bati yabaye iki? Bati yanyweye amata menshi. Basuka amazi bati yajya nywa make ko araye. Mbona ndagarutse, nari nzi ko nazahaga. Nangira kubigendera ni buryo uri Imana ivuga igasohoza. Etienne ni nge wishyuza abapangayi. Wareba ndi mukubwira abapangayi harimo abadogiteri bo muri Karayesi n'aba prof bo kwa Karisa. Ni igipangu cyejyanye na Prede, nuko habamo abantu bakora hafi aho ngaho. Rero ugasanga ni ko mutishyura ukwezi kwarangiye se hari tafari nashyizeho. Imana umuryango umwe namwishyuza 5 undi 5. Ndagenda ndarya ndahaga ndateta, maze gufatisha amafaranga ndagenda senya akazu ka wa mukecuru mwubakira inzu y'ibyumba 4 na saro. Mwubakira inzu y'ibyumba 4 na saro, shyiramo umuriro n'amazi, mwubakira na enegisi y'icyumba na saro, ndapavumba ndakorotira muri za nka zavuye mu Budage. Shorera mwimwe n'umushumba iyo yabyara aragiza cyangwa akagurisha agasigara ntiyashoboye. Ni ukuvuga ngo amata nk'uko wa mukobwa yamubwiye ngo azanywa amata. Umukecuru yarabyibushye ubu basigaye bamuhamagara, mbe yuriya na hano ko hagiye gufatana warwaye umwingo. Hoya ni amata amata. Umwana wanjye yamaye inka, abandi batakodisira ya mwana iyo tumwifatira tere. Uriya mwana koko iyo mwifatira bati nyine byararangiye umugisha waruyaririana. Imana nishimwe. Nongeye gufatisha amafaranga, ndamubwira nimerekeza uyu mukecuru we na wa mukazana wiwe nyine madamu tujya Nyamirambo nifata iki giti. Ni hanyuma rero agatenge ugenda unakuza minuza, agatenge ugenda ushima ugakozeho iki giti. Bataka k'icyatsi mwana wa nini bakimanure, kariya kiroze nini bashyire hariya, kara karimo agahondo nini bagishyire hariya. Namugura ibitenge 38.
agasuzuguro k'abadayimoni 38 cyakenyeye umunsi zicyakenyera ejo. Umukecuru arabigenda amavunja nayo, ikirenge gisigaye kireba imbere. Noneho rero umba ahantu bita Rugende hariya munsi y'akabuga, ni ukuri si ukwishushanya. Ndi mu bantu 5, hari abantu basengera ngaha duturanye, ndi mu bantu 5 bafite inzu nziza. Ndi mu bantu 5 bafite inzu nziza. Mfite inzu ni nk'iya kabiri ntitaza. Ni inzu ushobora kuyoka avuga uti reka mvanemo inkweto, ntiwinjira barakoropa ntacyo. Ubwawe uhita wibwira uti reka siga inkweto kubera igihe cyanjye, bitari ubwibone n'igihe cyanjye. Iyo nzu ifite negisi imiryango 5. Bimwe nababwiraga nigeze kubona ngo irange riri hariya sibyo riri hariya. Iwanjye niko hameze. Ibikoresho munsi byo mu nzu byose nafashe miliyoni enye na 300 gutyo nandasagukaho. Mbwira umuntu w'umukire w'inshuti yanjye nimerekeza, bati ibyo nibyo ufite muri envelope ni miliyoni enye. Batetsiye warasaze uzijyanye nimerekeza, ntabwo ari njye uzabaho nabi, nibyo kunyereka ahantu waguriye biriya bintu byawe. Bati ni kwa Shema mu mujyi. Nuko tugezeyo nira televiziyo nangahe, bati ni 500 mushyire hariya. Iriya firigo 350 mushyire hari, ntago katuza. Iriya tapi bati ni 80 mushyire hariya. Kira ni igiki, hari ibyo ntazi n'amazina. Bati ni mikrowone ishyushye ibiryo, ni mushyire hariya. Kira ni igiki, bati ni firitiri kimwe bagereka inuza. Bati nangahe, iryibiri, ni mushyire hariya. Iwanjye wahagera, kwagera ni kwa premier ministre. Uko yabigenje, irangije kubitaho wa mushahara wa miliyoni 3 ngahe na 600. Mfite ivatiri isigaye ngenda nicaye, uno mudigi nkawushyira kuri vora. Imana nishimwe. Mwuka byaramwe. Abana banjye bajya ku ishuri n'imodoka, bakava ku ishuri n'imodoka. Hagarara, ugihagarara abwira umwegeranye ngo komeza amasengesho we. Tadiseborevoya, komeza amasengesho. Mana data wa twese bo mu ijuru, uri Imana nkuru, ugira neza. Efaya menide fay ederi grere bugacya bukira. Turi mu ijoro ryo gutabaza, dutabare, turaguhamagaye, turakwinginze. Ururukana imbaraga, ururukana imbaraga zawe, ururukana ubushake bwawe. Uri Imana itazaza igaceceka, uri Imana izaza n'izaceceka, uri Imana ishobora byose, uri Imana irengera abantu bayo, uri Imana ihera kuri 0, uri Imana itagira ikiheraho, uri Imana ikorana nyuma ya 0, uri Imana twabonye, uri Imana twumvise, twakubonye ahaterera n'ahamanuka, uri Imana igira neza, uri Imana yica umwaku, uri Imana ivanaho inyatsi, uri Imana ikuraho terebo sisinibo tinide sasibo nideko tiboni si hayasinibo hatayine zinibora. Uri Imana ishobora byose. Hatati telefone gride litakozebo la sisene motayine glodevine. Hano harimo abapfakazi, harimo ifubyi, harimo abantu bababaye, harimo ababuze uko bigira, harimo ababuze ubwishu, harimo ababuze kirengera, harimo ababuze. Kubera ko turi mu ijoro ryo gutabaza, batabare turagutabaje. Uri Imana. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu tuvuze ngo umuntu wese murengere. Tugukomeye amashyi menshi cyane kuko uri Imana nziza y'amahoro.